isuku n'umutekano tubigira imihigo, tubigiraho dutuye, tubigiraho dukore. Mu rwego rwo kwesa imihigo y'umutekano, inzego zishinzwe umutekano mu murenge wa Nyamirambo zamennye litiro zisaga 10,000 z'inzoga zitemewe. Inzego z'umutekano kandi zafashe udupfunyika 1,164 tw'urumogi, udupfunyika 2 twa mayirungi ndetse n'agapfunyika kamwe ka mugo. Aha kandi hanafashwe abacuruza n'abakoresha ibiyobyabwenge. Turahanga abahanga bayobewe. Aha kandi inzego z'umutekano zakoze ubukangurambaga ku kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu bigo by'amashuri. Umuco wo kugira isuku tuwimakaze mu Rwanda, duture mu gihugu cyiza dufite ubuzima bwiza, tuwutoza abatugana batwigireho byinshi, tuzakomeza kuba indashyikirwa mu iterambere rya Afurika. Inzego zishinzwe umutekano kandi zakanguriye abakora umwuga w'uburaya kuwureka kuko utabahesha icyubahiro. Ahatari umutekano hahora amahano, ni muco twirinde turinde ibyacu. Nk'abagomba gusigasira umutekano muri uyu murenge, abanyerondo bahawe inyigisho ndetse n'ibikoresho bifashisha mu kazi kabo ka buri munsi ngo bubake irondo ry'umwuga ryiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano. N'ubugizi bwa nabi bimenyeshwa inzego zibishinzwe, isuku n'umutekano tubigira imihigo. Isuku irakureba, waba uri umucuruzi, waba uri umukarani, waba uri umuhinzi cyangwa ukora mu biro, ikoreka dutanga umusanzu wo kunoza isuku. Isuku n'umutekano tubigira imihigo. Inzego z'umutekano kandi zigishije abaturage bakora imirimo itandukanye uburyo bahangana n'inkongi y'umuriro nka kimwe mu bishobora guhungabanya umutekano muri uyu murenge. Buri wese yirinde kandi arinde iby'abandi, duharanira amahoro. Itara ry'umutekano niribure ku nzu yawe, ricanwe nijoro, tanga umusanzu w'irondo. Aha kandi inzego zitandukanye zishobora kwifashishwa mu guhungabanya umutekano nk'abamotari zahuguwe ku buryo bwo gutangira amakuru ku gihe mu gihe haba hari ahagaragaye igishobora guhungabanya umutekano. Si ibyo gusa kandi kuko inzego z'ibanze nazo zahawe amahugurwa ku buryo bwihuse bwakwifashishwa mu guhana amakuru. Mu murenge wa Nyamirambo kandi hakorwa ibikorwa byo kwigisha abanyeshuri uburyo bakoresha umuhanda mu rwego rwo kurwanya impanuka. Ku bufatanye na sosiyete y'ubwishingizi ya Radiant, abanyerondo 185 bahawe ubwishingizi bw'impanuka mu kazi. Ikintu abanyerondo bishimiye cyane kuko mu kazi kabo bajyaga bahura n'impanuka nk'uko Mani Robin wabitangaza. Igiye kudufasha cyane kuko nko mu gihe cyashize hari umunyerondo wigeze guhura n'ikibazo cy'impanuka mu kazi, ahura n'ibisambo biramukomeretsa mu mutwe rwose ku buryo byari bigize, ariko uburyo badusobanuriye muri ubu bwishingizi no kuvuga ngo biramutse bibaye ari muri ubwo bwishingizi bafite uburyo bamurwana mu rwego rw'ingoboka. Munana Fred usanzwe ari umuhuzabikorwa w'amarondo mu murenge wa Nyamirambo aradusobanurira uko iki gikorwa giteye. Mu by'ukuri nyango igikorwa tumaze gukora ni kimaze iminsi, cyatanye mu kwezi kwa kabiri, ariko usibye ko tugeze gukora gahunda yo kuciro inshinga kugitangiza ku mugaragaro. Uyu munsi twagitangize ku mugaragaro bwo gushakira abanyerondo bacu ubwishingizi mu kazi ko bakora. Hari abagira impanuka bagakomereka, babyiza rero umukozi ukoresha umukozi nk'akazi nk'akariya agomba kuba afite ubwishingizi bumwishe kugira ngo agize ikibazo ubwo bwishingizi bwamugoboka. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo aratubwira imvo n'imvano y'iki gikorwa ndetse akamara impungenge abanyerondo ku kijyanye n'uko bazishyurwa. Umwaka ushize nibwo tugeze kugira kese y'umunyerondo umwe akubitwa n'abajura, arwana nabo bagenzi bashobora kwirwanaho bariruka, umwe baramusigana ariko nabwo polisi yahise itangana ari hafi, ariko icyo twakoze twaramuvuje abasha kuvurwa ndetse n'amahirwe twagize nta bumuga bwavuyemo, ariko tubibonye tubona ko bishoboka ko haramutse havuyemo ubumuga bwa burundu umunyerondo ntacyo twaba tukimumariye ko nta insurance icyo gihe twari dufite. Ni muri urwo rwego rero twese dutekereza kubashakira ubwishingizi kugira ngo haramutse hagize ubigwamo cyangwa se gukomerekeramo bikabije abe yashobora kuvuzwa ndetse abasha no guhabwa amafaranga ashobora kumufasha mu gihe ahuye n'ubumuga. Nibaza ko nta bintu byo guhangana birimo, hari kontra tuba twasinyanye kandi muri kontra harimo icyo kintu tuba twakirebyemo. Igihe umuntu yakomeretse avuzwa ryari, yishobora ryari, birimo
ndetse ni nayo mpamvu mubonye twatinze kuri kontara cyane kuruta no kubaha amakarita kuko kontara n'ibintu byose. Muri kontara rero harimo ibintu bibiri by'ingenzi, harimo iminsi runaka baheramo amafaranga kandi nabo baba bayisinyiye, hakongera nanone hakabamo ese iyo bigaragajwe ko by'ukuri yagize ubwo bumuga bwa burundu ahabwa ayo mafaranga ryari iyo minsi irimo, ntabwo rero byazajya kurana kandi ari kontara dufite twasinyanye nta kibazo twabona nacyo. Ikindi imbere byasobanuye impamvu bitasobanukaga nuko wenda habaga hatarimo ibiciro bifatika. Barabizi neza ko umunyerondo niba atanze 9,000 ku mwaka, ibyo 9,000 tumutangiye ku mwaka, aramutse akomeretse ahabwa 100 byo kwivuza. Ubwo ni uko gukomereka byoroheje. Aramutse nanone agize ibyago agakora ubumuga bwa burundu ahabwa miliyoni kitarenze icyumweru birimo nabyo. Aramutse agize ibyago tugize ibyago agapfa ari mu kazi, ntabwo ahabwa miliyoni y'amanyarwanda kugira ngo atabera umuzigo umuryango yari arimo. Mu by'ukuri rero nibaza ko kontara ni kontara, niyo mpamvu iba yabayeho tukayisinyaho, ntabwo twakwirwa tujya kureba kontara. Igikoni isukurwe mbere yo gukoreshwa, tukaraba intoki mbere yo kurya, tubigira uko turangije kurya.